baraziranye bikunda wamvaho wamujinga we wamvaho urambaza Tereza nta mikino Tereza ndamwicisha ibuye mwana na bino bintu mari byo ndinkunda narari haze nzi byari byo iburu kunzana mo ndabizi nta kibazo nje mfire mu rukundo rwanjye nawe iburu kunzana mo ndabizi nabyaye kubw'urukundo ntago nifuza kongera kubyara kubw'urukundo wande kubera iki turashaka kuzabyara kubw'iki nta rukundo mfite urambaza iki nagwe ngo no kutabimbwiye tuvugana kuri telefone nigeze nkubwiye ko ngukunda nigeze nkubwiye ko ngukunda kandi wari wabyemeye jewe cyangwa wibeshe umva mwana we nuza jama Tereza we ntabwo umuzi ndwanagira izina rya Yesu Tereza mwana kameraman nk'ubu koko ibintu byo umva se we wabu Tereza ngwino nka data busha jana nagutinya amabyiwe jana mabyara nsoma mwana Tere ansoma atese nyine yarama nundi munsi no gaswi umva nkubwire cameraman fasha mbanje wabonye fasha cameraman kura kamera Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya aho ari arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda koko cyangwa se aguca inyuma Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose amahuherano ubutegano uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima akoresha imbaraga z'abakurambere aragufasha wowe urwara igifu impyiko diabete kuri mihango guca imyeyo ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye kandi aho waba ari hose aragufasha muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarakora neza ko ugiye kuyikora kandi kandi ugiye mutiye tumana gatano ku kandi nitwa Sadunda kuri TikTok nitwa Manzi Sadunda kuri Facebook ni Manzi na Innocent TV kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye zose ni Sadunda nta kizarihindura ndagusuje wowe uri muri America Australia Canada n'ahandi hagiye hatandukanye wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndagushimiye nagusuza cyane mukire wanjye twa Manzi Tanzania mukire ukomeye cyane mukire uba ubyishe nyuma kugira ngo mubone amashusho ameze neza cyane bamwita umupatina wa Manzi na Innocent kuri episode yacu y'uyu munsi rero ndi kumwe na Tereza tumaze iminsi tuganira yashimye ubushyitsi yashimye urugo kuko hano hantu burya niho hantu hambere ugera kumva ntiwakwifuza kuhava kubera ko tuganira neza ndetse niyo wenda habaye ibindi bintu bivangavanga mu bwonko umuntu tugerageza kubikavaringa sibyo sure Tere nukuri kw'Imana ngiye mu by'ukuri nkutumira ntago nari nzi ko uba serious gutya nukuri kw'Imana urakoze ndi serious arabandi benshi bambona nambaye ziriya myenda bakambona nk'umuntu nyine utuzuye mu mutwe cyangwa se nk'umuntu ushaje nyine byacanze ariko I'm very serious uzikura agakobwa keza wa thank you usko nasubiza ibihe inyuma nukuri
mu by'ukuri ibyo mvuga biri serious. Tereza sinkuzi muri iyi myenda, sinkuzi muri iyi look. So iyi look ni look yantunguye cyane, nkutumira nari nzi ko uraza umeze kuriya koko. Uyu munsi rero naje nduyu nguyu nyine wa nyawe. Biriya bintu ni akazi se? Oya ushize nuko byari ngombwa, ariko mu by'ukuri mbamagaye ndahandi hantu ndavuga ndanyura mu rugo nkunza n'imyenda, ariko ndumva mbabaye kuba ndambaye imyenda yanjye. Bari mu kirori. Yego nandi mu kirori. Ugerageza ukumva ko ewana nawe ukahatwika hagashya koko. Tere umeze ute rero? Nifuze ko tuganira muri ya minsi yatambutse, twakoranye ibiganiro ngira ngo ndumva hari ari 2 ndumva barabibonye. Ibiganiro twakoranye byari ibiganiro by'imiriro gusa, hari ntawunganya, ari ibitutsi, ari kirabwe se. Tereza koko mu by'ukuri agira amahane nk'uko mu makomenti babivuze, ndagira ngo biriya bintu ubikiriyaringe kubera iki? Oya ndagongeraga amahane, ndi umuntu mwiza nditondaga mu buzima busanzwe nyine, tundi umuntu wakira ibintu bishe. Yego nkunda amahoro, ndi umunyamahoro, ndi umwana mwiza, ndamuntu wisingizaga, ariko none wibwe ko ndamuhanuzi iwabo. Yego ubwo rero ku bwanjye nzi ko ndagira amahane, nafata umuntu ngo mutukire mu nzira kwiyambikina muri filime, ari ukuntu mbikina muri filime ngahura n'umuntu mu nzira ari kwigendera ngamutuka nkamwandagaza, ariko nyine bibaga ari muri filime. ubwo rero iyo mbuye nawe ari ibintu bisanzwe gutya, ari umuntu naniwe ndamufasha nkamuruhura, ari umuntu ukeneye ubufasha ndabumuha iyo mbufite, keretse ndabufite. Yego ndaza gusaba cameraman ube hafi, kuko uburaya bwawe ndaburambiwe. Umfashe nani Tereza uyu kuva hasi kuzamuka, mumurebe pe imyambari. Nukuri kw'Imana reka nkubwize ukuri, njyewe nukuri kw'Imana ngiye Tereza arantunguye, nakubeshye urantunguye pe, urantunguye. Mungu wase ufite uwe yo panaro yitwa ni panaro ikabutura, ni buci, ni biki? Oya ndaga ari buci, iyi ni ikabutura nyine tu, nuko nicaye yazamutse ubundi gerumo no gusuka. Kweri ibenda bisubiza inyuma. Yego hanyuma bisubiza inyuma ngo bigende gute? Asa duwarasaje. Mujye muri comment mutubwire ko nawe hari icyo ntavuga, ariko nta kundi byagenda. Waretse kunzetsa? Kunzetsa ahubwo ndi kugutera isoni. Uri kunzetsa nyine ngagira n'isoni. Yes. Tereza ubu tuvugana, njye hari ikibazo ndaza kukubaza, ariko mu kanya nyuma yuko ugiye kunyibwira nyine wibwira n'abantu badukurikiye. Se Tereza dusanzwe tuzi na Tereza turi kureba ubu ngubu, iyo mbese wabatandukanye uti turi kumwe? Tereza muzi yaba yagiye muri role, aba yagiye muri karagita y'umukecuru, kuko niyo role yanje akenshi nkunda gukina. Uwo niwe Tereza babona. Rero uyu mutereza muri kubona hano ni umutereza ukiri muto, ni umutedi. Yes, bamwita umutedi. Umutedi ukiri mutoya, ufite mu myaka wo mu 2000 cyangwa 1999 gutyo, sibyo? Tereza wa kiriya gihe no muri mirongo Tereza babona no muri 80. Uyu mutereza wundi bari kubona no muri 2000 mu mwakirwa nyine mu mubonye. Si umunyamahane, ni umuntu w'amahoro, ariko iyo nagiye mu 1980 mba nabaye umutedi ukuze, umutereza w'umukecuru nyine ukuze, ugomba kugaragaza ko ndi mu myaka 40 gutyo. Yego ndakikuwa muri 80 nagarengeje 48, niyo myaka mba ndimo. Uyu munsi tuvugana iyi saha gutyo urukumbona gutya nambaye, ukumbagaze mbagaze mu myaka mbagaze mu 2000. No I don't want. Nago nyi countinga, ariko nyine ni mwicyo gihe. Yego hanyuma mu by'ukuri Tereza ndashaka kubaza, sinzi ntabwo ngiye kwinjira mu buzima cyane, ariko buri wese yabyibaza. Tereza ni umuntu uba dukunda kubona uri serious cyane. Ese ni umuntu ugira urukundo, ni umuntu ukunda iki, ni umuntu ugira abantu ukunda? Ese ugira umuntu uri unique kuri wowe ushobora kuvuga uti uyu nguyu kabisa
niwe wanjye. yego ni umukobwa wanje ndi umusingo mada. Yes, mbana n'umwana wanje nkora uko nshoboye kugira ngo abeho nanjye ngabaho kugira ngo tubane tubeho, ariko nanone ngora uko nshoboye kugira ngo nzagire icyo musigira. Isi ni gatebe gatoki, buri umwe wese byamubaho. Ibibi ni byiza biraza kandi tukabibona. Sinzi ngo napfa umunsi cyangwa napfa ejo, nshobora gupfa none umwana wanjye agasigara avuga ngo mama yankoreye iki, siyo? Ariko nanone ntabwo nakwishimira gupfa ngo nsige ntacyo nsigira umwana wanjye kuko ndamukunda cyane. Ubwo nuvuga ngo iyo nkoreye 5 mbika 2 tukarya 3 hakavamo minervari, hakavamo ibyo kurya, hakavamo n'imbuto z'umwana, 2 bikaja muri ejo heza, muri save. niba ari umuntu ukoresha ejo heza ndi uwa mbere. Nashishikariza abanyarwanda bose gukoresha ejo heza. Yego ni nziza, ndabizi neza ko iyo umuntu apfuye ejo heza yo wasizemo agoboka umwana wawe udapfuye mu mashuri. Iyo udapfuye n'ubundi ya mafaranga bazakugoboka mu gihe cyo gukura. Nyabikamo ntacyo nitayeho, mvuga ngo inzara ishaka inyice kuko ntabwo nemerewe kuyabikuza ubu, mbikora mbishaka. Yego Sadu, hari abantu babaho badafite akazi, akabaho ahanganye n'igihumbi cyo kurya. Ubwo rero nje nimba nabonye 5 kuki nafataho 3 nkishyira muri cya kigero cy'aba wundi wabonye igihumbi gusa, noneho nje nkarya 3 nkavanaho igihumbi cyo gusevinga cy'umwana, nkavanaho igihumbi cy'imbuto z'umwana, igihumbi tukakirya, 2 nkabibika ahantu. Mwifata nk'umuntu wakoreye 2, mwifata nk'umuntu wakoreye 3, 2 bitariho, 2 ntabwo ari ibyanje. Iyo nakoreye 5, 2 ntabwo ari ibyanje. Iyo nakoreye 10 mba ndi umunyamahirwe, mba mfiteho 8. 2 mbibika muri ejo heza. Yego, ni gahunda y'igihugu, ni gahunda ya leta. Sinekereza ko leta ibesha abanyarwanda ni ibyanyabyo kuko hari n'ababibona ubu tuvugana, hari abagenda rwose abana babo bagasigara biga bishurirwa. Yego, buriya se nka buriya umaze kutubwira uti umuntu uri unique kuri nge, umwihariko cyangwa se umuntu wihariye kuri ngewe nkunda n'umwana wanjye wenyine. Tere mu by'ukuri hagize nk'umuntu uza nko mu buzima bwawe wowe wenda nje mu buzima bwa Tereza naramukunze cyangwa se byagenze gute, wabyakira ute? Mwacyo wenda nanjye gusanga wenda ndavuze ni kandidatire nyishizemo uzo mundu. Yego, byaba ari muntu ki byabimeze bite, wabyakira ute? Yego, urakoze, mbaje ikibazo cyiza kandi cyoroshye kuri nje. Yego, sinzi ko abandi cyaba kiboroye ariko nje kiroroshye. Uwo muntu ni umuntu waza akunda umwana wanje, akamukunda nk'uko mukunda, ngabibona. Yego, sinzi uko nabibona, ushaka kumbaza ngo wabibona ute? Yego, nuko yambwira ngo ishuri ry'umwana ririshuye, akamufata nk'uwe muri make, nyine ngo ukuze imbiharanira. Ubwo niko nawe yabiharanira. Ishuri ry'umwana ririshuye, umwana yabonye imbuto, ibiki n'ibiki, nge niyo yandeka. Yitaye ku mwana wanje rwose nanje yabanyitayeho. Uwo niwe muntu nawe nafata namugira wa kabiri mu buzima bwanjye. Yego, byahita kurikira umwana wanje. Cyangwa se byanarimba akaba uwa mbere, umwana akaba uwa kabiri kuko twaba tuzabyara undi. Nge nkunda amaraso yanjye kurusha ibindi byose. Yego, mwabana mushyiremo kandidatire tumenye byari Tere. Mutuvugana umwana wanje ni uwa mbere, abavandimwe banje ni aba kabiri. Ubwo waza yabaza ari uwa 3? Uwo waza aramutse akoze ibyo bintu, aramutse akoze ibyo nkubwiye, yasimbura abavandimwe banje. Kuki ataba uwa mbere nyuma y'umwana? Nyine ku mwana ari ukuntu ubikora kenshi ugakabya bikande, akaba yasimbura umwana. Ariko nabwo se yamusimbura ku buryo bavuga ngo, ku buryo bamba ngo urugero ngo umwana yabuze ari hagati y'umwana n'umugabo habure ndi. Habura umugabo. Kuko abaza ubwenge yakwitora. Okay, dere uyu munsi rero kimwe mu bintu byatumye tumera ngo uze tuganire nkufatirana kugira ngo nanakureke wenda ujye mu bintu byawe wari urimo. Njye ngufitiye surprise. Ndukuri kwibana. Njye ngufitiye surprise. Wenda sinzi niba ukunda ibintu bya surprise, sinzi niba ukunda iki, ariko ndaza kugusaba pfuke ku maso yawe. Yapfuke. Yambaye ngiriya surprise, banza umbwire yariyo. Yano se nyikubwiye yabikiri surprise cyangwa nabamenye ibanga. Koko se?
koko mama y'Imana nabamenye ibanga ni ukuri ko Imana ndagira ngo uhumirize Sadu bazundi byandeguriye ntago ndi kubyumva ukuri ko Imana ntago nabikubwira ni ibiki abaye si umunsi ari w'amavuko wawe ngiye kuguha keke ntabwo ureba navuze tariki 10 z'ukwa 9 ngaho re nuteganya ko bindegurira icyo gihe cyane tariki 10 z'ukwa 9 kandi turi mu kwa gatandatu mu bihumbi 2 yes okay urwo ni urugero rwa mbere nkuhaye buriya surprise zigiye zitandukanye babarira wowe ndakwingenza upfuke ku maso amasegonda gusa reba hano hose urandarara amaso nta kintu na kimwe gihari ngize ubwoba nanjye ntacyo mfite aho nicaye aha kameramani nguriya ntacyo afite wowe nyine ni iki wandeguriye ko ntacyo ndi kubona iyi ntacyo uraranganya amaso yawe mwana undeye ubwoba bwe dukuri kw'Imana babarira upfuka amaso gusa ni amasegonda make gusa Sadu niba ari bibi Sadu urambona uwandi we hano utabona ngiye ko ndi umunyamahoro surprise ntigiba mbi ni uko Imana nakwikura mu mahoro ukambona oya humura rwose upfuka ku maso upfukeho mbibone ko upfutse banza uhumirize zamura intoki upfukeho oya wenda kureba ibintu mano nidi ariko niba ari byo byiza kugira ngo utaza kunyicira umuti ndi gutegura hano okay nafunze amaso ntabwo yafunze sa nk'uwo bama mu maguru gutya ku buryo ngaho zamura amatoki ufate mu maso ubama gutya mu maguru hanyuma uzamura intoki ufate mu maso reka mfungurye ntabwo urabarebera mu ntoki se oya keretse ngizurye arareba turiko murasere ariko ninzegeranya gutya reba ninzegeranya gutya siko ko nzegeranije ntago ndareba reba ubu ntabwo uri kureba ariko niba ngaho ntubigire rero amasegonda uyihangane aha reba ngaho akavara habaye cyane ngabumbura amaso bumbura amaso Sadu nibe 1 2 3 bumbura amaso Tereza ndagukunda cyane isi ya none igeze ku iherezo maze igihe njyewe mutekereza cyane ndaguhamagara kuri telefone ukanga kumfata ngera naho mpamagara Sadu ndamubwira ati Sadu wambabariye koko ukamuza n'umuntu bita Tereza niwe mugore nabonye nkunda mu buzima nkunda jengewe Are you serious? I love you. Man Sadu ubugorye ntago mukunda man yesitire ariko se karume mwana Sadu mbobarira ni karume mwana man ndakwiyamye byari byishimo se bibaye amarira man you know wahe man uyu no wahe ese wamubaje se muri kumwe uru wahe man ese kuba nkuzaniye akarabo nkaba nemeye kuguterera ivi ni ikosa batwega amacuma cyayi mvi imbere man shatere karume basi ase mana we mana Sadu mbabarira ese se muziranye ndakuzinje mora nguhamagara iba no kuri WhatsApp ushaka kumamagara ariko sinakwisingwe ndanakwita wansabye n'ifoto ndayikwandikiye ndayikohereza muhamagara video call tugaho za nkunda za Instagram okay abanyohereza amafoto ni ako Sadu wowe uri nganje gendo wabimenya mani mfaho nawe msimpere man ndakwiyamye mani mumbabarire muve ope mumbabarire mani mwambabarira ndacyateye kubera wowe ese tere basubaha byubaye Sadu wambabarira man ese ntabwo wubaha byibuza no guca bugufi kwe Sadu mwaretse kuneza mando ndagukunda mukeke kuneza mando ko ndagukunda Sadu mwampaho wampaho wowe wampaho man ndakwiyamye nose utangiye kumena man mumveho ibintu by'urukundo rwanyu nabyo ngene I love you Sheri karofu busa ndakwiyamye I don't love you. I don't love you. no love Go. no I don't want you. I love Nago ngushaka nyine. Jena man Sadu wamvaho. ninjye mu Sadu suko ibintu wakoze. Okay, ibintu byamamagariye. oya tere mbabari barankubwire nyine njye barangusobanurira mbabara tere njye barangusobanurira oya nagari ibi Okay. gereka ngusobanurire sibyo ndacyatera ivi kubera njye ndagusobanurira mwana ndacyatera ivi kubera Sheri Wandeka. nakashiri kaje
Abantu baraziranye bikunda wamvaho wa mujinga we wamvaho urambaza iki Tereza nta mikino urambaza iki Tereza kamwicisha ibuye mwana na bino bintu mari byo ndi nkunda narabihaze nzi byari byo iburu kunzana mo nta ndabizi kibazo njye mfire mu rukundo rwanjye nawe iburu kunzana mo ndabizi nabyaye kubw'urukundo ntabwo nifuza kongera kubyara kubw'urukundo wande kubera iki urashaka kuzabyara kubw'iki nta rukundo mfite urambaza iki nabwo ngo no kutabimbwiye tuvugana kuri telefone nigeze nkubwiye ko ngukunda nigeze nkubwiye ko ngukunda kandi wari wabyemeye jewe cyangwa wibeshye uza abantu banyandikira kuri Instagram no kuri TikTok uza banyandikira kuri YouTube uza banyandikira kuri WhatsApp ngiye nakubwiye ko ngukunda oya nute navugisha kuri nta nubwo ndi buvugane nawe nakubwiye ko ngukunda Sadu byanyu ni ibyanyu njyewe nahamagaye Sadunda ndamubwira ati mbabarira muzana Tereza ndamukunda ariko ntabwo wabimbwiye ariko nabikubwiye inshuro nyinshi ako sumbeshe ngo nakubwiye ko ngukunda reba amafoto yanjye nakwereje n'amafoto yanjye wabonye mana nayo nzi abanyoza amafoto ni menshi yandekura Sadu mubwira ndekura Sadu ndekura ndamukubita umugeri arabona ntabwo muziranye ko ndabara gatatu basi muhobera ninshake yitemfa rimwe kabiri gatatu anyishima urambaza iki umva mwana n'ubunyici nakubonye ntabwo byakunda waretse kwihoma mwana niba umuntu aramunyihoma y'ibiki mwana urabyihoma y'ibiki njye ndakuzi njye nta by'urukundo nkeneye mwana mumvane mu by'urukundo rwanyu nese uyu muntu ko yambwiye ko njyewe uyu muntu yambwiye ko muziranye musanzwe muvugana mana wamba waretse kunyihoma uyu muntu nuwahe koko ninjye baba yagugiye uwo rugo wa birakureba ni benshi cyane banyandikira nabo nitayeho basakira karabo kanjye ntabwo babyo nkeneye reka ururabyo uzabone mwinda y'indaro nuba nurabyo uzabonemo sida nuba nurabyo uzabonemo umutezi uzabonemo n'izindi ndwara zigiye ibyo nabyo mfite muganga yarampimye ijoro na uyu muntu arambaza iki ndabona ushaka kumpa wamva na uyu muntu mva mwana vimbere batuma nzamuka nta kibazo uzamuka ukuguru ndaca munsi ujya guca mu maguru y'umukobwa tere kiribaza kiwe umva mabwire rero umva mabwire ndekura mana we Sadu ubunkora iki indabo zawe zijyane mana Sadu njyewe ntabwo mbikunda mana Sadu ningaruka ntabwo ndagukunda tereka nkubwire njyewe bitewe n'ukuntu ngukunda tere reka nkubwire nemeye ndatega mva ku kibuye ndinangera hano ibaze ko wavuye ku kibuye nje kureba ibaze ko njyewe navuye ndamamagara Saduna namubwira ati mbabarira ndagusabye muzana Tereza mufite urukundo Tereza mufite surprise wamvaho mvaho mana nta surprise nkeneye sinkunda umuntu mbura ururabyo nibura iyo aza nta rurabyo azanye nari kumwakira akandereta ariko wari kundereta bikarangiriraho ariko kuba wazanye ururabyo wabyishe byose ndarurabyo rwawe ngeneye Tereza ndi njyenyine birananyuze nta n'umugabo ndarukundo ngeneye ndarukundo rwa kabiri ngeneye bro urwo nahuye narwo nararubonye bunyegera umva mwana we nuza jama Tereza we ntabwo umuzi ndwanagira izina rya Yesu Tereza mwana kameraman nk'ubu koko ibintu byo ndabikizwa n'Imana yawe nese mugiye kurwanira mw'ibi bintu mwana urabarira umva se we wabu Tereza ngwino nka data busha ntabwo nagutinya amabyiwe byara amabyara nsoma mwana tere ansoma atese nyine yarama n'undi munsi mwana gaswi umva nkubwire kameraman fasha mbanje wabonye fasha kameraman kuraho kamera